amaraso y'inzirakarengane y'abana b'abanyamurenge, y'abadamu b'abanyamurenge, y'abagabo b'abanyamurenge, abasore b'umurenge agize iminsi ataka avuga ndetse ntabwo tubona ibiri byo dukorerwa, ndetse akatubaza igihe tuzabimaramo, ndetse akatubaza niba tunyuzwe no kutubayeho, ndetse akatubaza niba imbaraga tutazi ko tuzifite, ndetse impundu konesha wabazi bacu ntibavugiriza impundu konesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, w'abanzi bacu we ntibavugiriza impundu konesha, w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu konesha, impundu konesha w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu konesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, w'abanzi bacu we ntibavugiriza impundu konesha, w'abanzi bacu ntibavugiriza impundu konesha. Kaze mwiriwe bakunze Amarangamateka TV, tubahaye ikaze mu gitaramo cyo kuri uyu mugoroba, igitaramo cy'amateka muri studio za Amarangamateka TV. Studio mukaba muri kumwe na Daudi ugenda ugaruka mu bitaramo byiganjemo amateka muri gakondo ya nayo bacimurenge, amateka y'intware. Reka tukore kuri urugamba rusa naho rumaze kuba amayobera ku bantu benshi batandukanye. Urugamba rwaba ruzabyara iki? Urugamba rwaba rufite izihe ntego? Mu by'ukuri bigaragara nuko urugamba rudafite intego, ariko icyo rushaka kudusigirana amasomo ndetse yo kurwana urugamba rwo kwibohora muri gakondo y'umurenge, natwe twagira uburenganzira bwuzuye n'umutekano usesuye iwacu, ndetse ibi bishaka kutwigisha isomo yuko tugomba kugira iwacu, tukaba iwacu mu bihe bitandukanye, natwe tukishingira bimwe mu nzego zitandukanye, natwe tukagira uburenganzira bwose. Icyambere rero tuzaba dufite imikorere myiza mu nzego z'inkiko cyangwa mu rwego rw'inkiko zitandukanye imurenge, ndetse n'abanyamategeko bakomakomeye cyane bazwi mu ruhando mpuzamahanga muri gakondo y'umurenge. Icyo nicyo cyambere. Kabiri rero tuzaba dufite igisirikare gisa naho gikomeye cyane mu kurindira abaturage umutekano cyangwa mu kurinda ubusugire bw'igihugu ahatandukanye mu duce dutandukanye twano iwacu murenge, mu gihe ibyo byose bizaba bimaze guhita. Gatatu rero hazaba hari uburenganzira ukwishyira ukizana ku bashaka guhimbaza Imana abo ari bo bose, uko bameze kose, igihe icyo ari cyo cyose, amasaha ariyo yose, umwanya uwo ari wose, bazaba bafite uburenganzira bwuzuye cyangwa busesuye n'umutekano wose mu guhimbaza Imana cyangwa kuramya Imana mu gihe babishakiye cyangwa igihe cyose naho babishakiye muri gakondo y'umurenge. Ibyo byose bimaze guhita. Icyo ni cya gatatu rero. Kane tuzaba dufite abahanga mu itohoza cyangwa iperereza, ndetse tuzaba turi ku rwego rukomeye cyane mu gukoresha urwego rw'ubutasi cyangwa iperereza hano muri gakondo y'umurenge. Ibyo byose bimaze guhita. Icyo ni cya kane. Gatanu ni imvururu z'amatora zibiterwa n'impamvu zitandukanye, cyane ziganjemo ukwishyira ukizana cyangwa uburenganzira bw'abatandukanye, ndetse n'umutekano usesuye. Ibi rero nibyo bizatuma imvururu kandi zigenda ziza, ariko amategeko azagenda zihosha mu buryo busa naho bugaragara, cyangwa ibi ni ibintu biza mu gihe kigufi cyane. Igitaramo cy'Amarangamateka TV mwari mutaramanye na Daudi.